ntabwo wamenya ngo mbese buriya iyo umugabo ashaka kurongora bameze gute iyo umugabo ashaka yari dore biguteye n'isoni iyo umugabo ashaka umugore bameze gute yewe umugabo wanje ntabwo tujye dukorana sexe tumaranye imyaka 10 cyangwa se 20 ariko dukora Caresse gusa ntabwo tujye dukora sexe kubera yuko ntabwo abishoboye ntabwo yuzuye kimwe icyo washakaga n'umugabo usanze ntabwo abafite abenshi bajya bavuga yuko umugabo ari ubwanwa ntago ari ubwanwa nkongera muhungu mwiza ntabwo kuba umugabo ari ukuba ufite ubwanwa bwinshi nubwo ko umugabo ari kugira amatuza reka kuba umugabo nyine nukuba umugabo ukaba nyine ushoboye gukora imibonano mpuzabitsina tarakanda subscribe kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi turabakunda. Yes, twongeye kubaha ikaze nshuti bakunzi ba ZOOM TV tubifuriza amahoro y'Imana mu mwese mu dukurikira twibutsa abatarakora subscribe kuyikora kugira ngo bajye babona inkuru zacu umunsi ku munsi ndetse ibintu bikomeze bigene neza. Murabibona imbere ya kamera zacu turi kumwe na evangelist Eliane hamwe n'umukobwa bita Caresse yego ni ugiye kumfasha kuganira na Eliane. Twari turi gukora ikiganiro avuga ko akunda kugira ibibazo byinshi iyo ari gukurikirana ibiganiro bya Eliane kuko ngo biramwubaka akaba ari impamvu tubahaye ikaze ariko umwanya munini uraba ari uwa Caresse adufashe kubaza Eliane ibibazo by'umwihariko ibyo yari afite ku mutima yumvaga yenda kuzamubaza nibahuje. Ikaze mbahaye ikaze nubwo nabavuze ariko namwe muratangira mwibwira kurikiye ZOOM TV24. Urakoze cyane Vincent, amazina ni evangeliste niyo nagira Eliane cyangwa mama mignone. Sinya nigibagirwa kuko ni izina ryanjye ry'icyubahiro sinshobora kuryibagirwa. Murakoze nitwa Caresse Elizabeth ndo mukristo ndo mukobwa bifuje kuganira namwe murakoze cyane. Yego. Eliane rero nkuko abakurikira ibiganiro bya ZOOM TV bamaze kumenyera ngiye nkunda kumwita amazina menshi ari nyamwita agaseka nkunda kumwita docteur kubera ibikorwa yagiye akora byo kubaka umuryango byo gufasha abantu mu kwiyubaka mu buryo bumwe cyangwa ubundi akaba ariyo mpamvu nanone twagarutse muri bya biganiro byo kubaka umuryango nyarwanda. Batakari ufite ibibazo byinshi byo kubaza Eliane? Mfite ibibazo byinshi bitewe nuko hari ibiganiro agiye atanga binyubaka umutima ubuhamya bugenda bunkoraho buramfasha afasha inzego zaba urubyiruko zaba bubatse zaba bakuze ndetse n'abana aratuvugira benshi. Rero nifuje kuba hari ibibazo bimwe byagiye nifuza kumubaza bitewe ko nagiye ngira urujijo niyo mpamvu ushaka kugira ngo uyu munsi tuganire turi kumwe. Hanyuma kugira bisobanuke neza ibibazo ufite ni bijyanye n'abubatse cyangwa n'ibiri kuri y'urubyiruko? Hariho ibibazo bijyanye n'urubyiruko cyane cyane hakaba n'ibibazo bijyanye n'abubatse kuko niho tugana. Yego. Reka rero tuguhe umwanya utangire ubaza ibibazo byawe ariko Eliane mbere ya byose hari akantu ajya akunda gutangira avuga ibijyanye n'urugo kuko turi kubaka umuryango nyarwanda. Iyo twubaka umuryango nubwo urubyiruko ariko ufite umuryango ukomokamo akora ku mpande zose guhera ku bana. Umuryango akunda kuvuga ngo ni kampani y'Imana. Reka tangira tubwira ko kantu deni ufite ukomezaho mubaze ibibazo wifuza kumubaza nanjye aho ntazajya nyurwa nzajya mubaza. Urugo ni iki? Urugo ni kampani y'Imana. Urugo ni kampani yatangijwe n'Uwiteka Imana Nyir'ingabo ayitangiriza muri Edeni ayitangiza harimo Adamu hanyuma imuha na Eva batangira ari abantu babiri muri Edeni. Nyuma igihe cyaje kugera nyine babwira kubyara bakororoka barabyara nyine baragwira. Uyu munsi Eliane nanjye ndavuka nubwo buryo rero Imana yatangijemo kampani yayo. Ubundi ntabwo urugo ari uruhare rw'ababyeyi. Bibiliya irambwira ngo urugo n'amatungo umuntu yabiragwa n'ababyeyi ngo ariko umugore mwiza amuhabwa n'Uwiteka. Bivuze ngo ntabwo urushako rutangwa n'ababyeyi. Ababyeyi baguha umunani, ababyeyi bakubakira inzu, ababyeyi baguha amafaranga, ababyeyi ariko iyo bigeze ku rushako ni Imana ibitanga. Yego. Ubwo rero niyo mpamvu yongeza ngo mbwira abantu ngo niba uri umukristo fata neza kampani y'Imana. Umenye ko uri mukorera arahemba.
hari agakorasi twajyaga tugira akavuga ngo ahemba neza ntiyambura. Iyo umukoreye neza nawe aguhemba neza, iyo umukoreye nawe aguhemba nabi. Uyu munsi abantu benshi bafashe urugo nkaho urugo ari accessoire, nyamara urugo ahubwo nibwo principle. Ni principle, ibindi accessories ni aya matasi na amafaranga, ni imodoka, ni iki n'abana, ari ku rugo ni fondation Imana yishyiriyeho. Nuvuga ngo rwa rugo rutabonetse cyangwa se ya fondation itabonetse n'inzu ntiyakubakwa. Bizihanze bikunze iyo ujya kubaka inzu ubanza gukora fondation, kandi iyo ukoze fondation ikomeye inzu nayo irakomera. N'urugo rero niko bibeze. Iyo urugo rutagize fondation nziza ngo kandi fondation ifatire kuwa rutangije, urugo ruhirima vuba. Niyo mpamvu mpora mbabwira ngo muri company y'Imana harimo CEO na vice. CEO na vice rero iyo bamaze kumenya ngo ninde producer w'iyi company, ninde muntu wayiproducinze, iyo mutabimenye nta nubwo mumenye icyo mwubakiraho, musigara mwubakiye ku butunzi, musigara mwubakiye ku miryango, musigara mwubakiye ku mashuri. Mboneraho no kwibwira abandi bahoze bantera amabuye bambwira ngo revo y'amashuri yawe ntikwemerera no kwigisha. Ndabamenyesha yuko revo y'amashuri ayo mfite arampagije. Atuma nsoma icyapa ngatambuka, atuma nsoma ibitabo nkeneye, atuma mbasha kugira byinshi niyungura. Rero wikumva yuko none se ubu bangahe bafite amashuri anahambaye ariko ingo zananiye. Ntabwo urugo rwubakwa n'amashuri, ntabwo urugo rwubakwa n'amafaranga, ntabwo urugo rwubakwa n'imiryango, ntabwo urugo rwubakwa n'ubwiza bwa housing, ahubwo urugo rufite izindi base, izindi fondation, bikanashingira no kuri producer wa producinze wa mushinga. Ndabyumvishe. Urugo ni company y'Imana. Ese iyo company iyo hariho umwe wica inshingano, hari akantu nakunze kubona uvuga ngo divorce, ntabwo wakora divorce kitse aho kuyikora wapfa. Kari akantu karagutushijwe. Kari akantu rero hari ukuntu abantu bajya batwara ibintu nabi. Barambajije jewe umunyamakuru, nari nakibajwe n'umunyamakuru twasabe, arambaza ngo Eliane, wowe nka Eliane niki kintu cyatuma ukora divorce? Abenshi ntabwo mwigeze mwumva ikiganiro, mwabonye kari akantu gatambuka. Ariko ikibazo nari mbajijwe n'abaje ngo wowe nka Eliane niki cyatuma ukora divorce? Ndamubwira ngo jewe n'imbere y'Imana nta kintu na kimwe cyatuma nkora divorce, aho kugira ngo nkore divorce napfa bakampamba. Ikindi nsobanure divorce ni iki? Niba jewe nakundanye n'umutware wanje bikaba ngombwa ko dushakana, ntabwo iyo tugiye mu rukiko sibwo tuba dushakanye, iyo tugiye kwa pastor sibwo tuba dushakanye, ahubwo wa munsi twemeranywa kubana nibwo tuba dushakanye. Noneho na divorce itangira wa munsi jewe natangiye kumusiba mu mutima wanje, asigaye akora ikosa nkumva ni impossible, ntabwo ryashobokaga muri make. Ni cyagiye nsigaye numva ko hari ibyo ntamwihanganiraho, tayari namaze kumudivorce mu mutima wanje. Kujya gusinyura hariya muri leta cyangwa se no kwa pastor na hehe, biri yusinyira nuko ngo mbyemeye imbere y'abantu gusa, ariko hari ibyo nemeye kwanza imbere y'Imana yanje. Ndabyemeye ndanabyumvisha, ariko bishatse kuvuga ngo ni wowe nka Eliane utakora iyo divorce. Ni ukuvuga ngo ko hari abapasiteri n'isi bakozi b'Imana bagiye bakora ama divorce. Ese ni wowe cyangwa se niko wumva ko byagenda kuri buri umwe wese? Undi iyo tugende mu ijambo ry'Imana ntabwo divorce yemewe. Noneho niba bambaje ngo jewe nka Eliane, nzi neza yuko Eliane ndi umukristo, nzi neza yuko Eliane hari ndumva ni Petero wakibajije Yesu ngo mugenzi wanjye nancumuraho nzamubarire kangahe ku munsi. Yesu yaramusubije ngo uzamubabarire 770 ku munsi, noti byibuze mu mwaka. Iyo dufashe 770 ku munsi ni kangahe? Ni inshuro 490 na kangahe, sibyo? Noneho duhite dukuba n'umwaka, nyamara ushobora no kwira ku munsi nta kosa na rimwe nkoreye.
cyangwa se bukira nkoreye rimwe gusa muri gihe rero hahoramo imbabazi kuko naramukunze kandi ntabwo icyaha yakora cyasimbura rwa rukundo namukunze sibyo iyo tugiye mu bakora ino ba mbere rimwe bice 13 guhera ku murongo waho wa mbere tukanagereza kuri 13 harimo imbuto z'urukundo urukundo rwihanganira byose urukundo rubabarira byose urukundo noneho hari akantu rugeraho rukanshimisha cyane ngo urukundo nirushakira ikibi mugenzi wawe sibyo bivuze ngo icyo nsabwa ni iki niba narakunze ndasabwa kwihanganira mugenzi wanjye ndasabwa kubabarira mugenzi wanjye ndasabwa gukosora mugenzi wanjye ndasabwa hari n'uwambaje ngo seriya umugabo ukuvuze ngo ko wavuze wowe ngo nago wa divorce none bibaye ngo umugabo we akaguta akadivorce ndavuga niwe mu mutima w'abadivorishije we ariko jyewe sinamudivorishije kubera ko aho yicaye nta wundi mugabo uzigera hicara mu buzima bwanjye jyewe Eliane iyo tukira ngaho nanjye mfatiye ikibazo kuri icyo mugenzi wanjye rakubajije ese bibaye ngombwa ko umugabo umugirana amakimbirane ako kabazo n'abantu benshi bakunze kukabaza muri commentaire akaba yashaka no kukwica ubwo zamwizirikaho wenda ntabwo biriho ariko bibaye ngombwa yes ndakumva zamwizirikaho kuko aho gukora divorce wapfa wemereye gukubita umuntu cyangwa kubita ukoka akwahurana Vincent ndibaza ko iki kibazo wigeze no kongera kukimbaza ikindi gihe ariko reka tugisubize gutya jewe Eliane niba hari ukuntu nteye mu minsi mike tumaranye nawe umaze kumenya iyo mbonye hari impamvu ituma nge nawe tujye kugirana amakimbirane ndirotira icyo ni kimwe icya kabiri niba mbona nge nawe hari ikosa nagukorera ryakubabaje ikintu cya mbere nihutira no kugusaba imbabazi kugira ngo udakomeza kugira gute kurakara hanyuma noneho nkagaruka kuri Eliane kubera iki wa muntu washatse nkunda anyubaha anyizera ageze igihe cyo gufata ishoka ku ntebe buriya nta cyaha nakoze jewe cyangwa nta myitwarire yindi nadukanye irenze yo yaranziho andambagiza ntabwo umuntu kameme Eliza ntabwo umuntu abyuka ngo ahite yumva yagutema byanze bikunze hari utema hari n'utemwa twe kureba utema gusa turebe n'utemwa ese wowe watemwe urumva nta wowe n'umutima nama wawe ntacyo wishinja abenshi rero bajya bareba kuri kutema ariko ntibarebe kutema murahuye murakundanye n'iryo sezerano rya mbere amasezerano mbere ko mujya kumanika mugeze imbere y'umurenge mugeze imbere ya pasiteri murabaye nyamara ntabwo yakubwiye ko yenda afite abana n'ubumuga bwo kuba atakora imibonano mpuzabitsina kandi bibaho mugeze mu rugo ese ntabwo wowe Eliane ushobora gukora divorce uzabyihanganira ubuzima bwose ushobora gusanga ari ikibazo cy'uburwayi bw'akanya gato akaba yanavurwa agakira cyangwa se ari na trauma yagize cyangwa ari akandi gahungabana gato yagize ariko noneho hari n'igihe uzasanga ari ikiremba reka tuvuge mu kinyarwanda cyiza usanze ari ikiremba nyine wose umugabo kandi sinzi yuko hari umugabo wiyizi neza ko ari ikiremba ko ashobora kurambagiza kuko ikiremba nyakiremba nicyo kirambagiza ahubwo ngo ikiremba nicyo gitereta cyane no kurusha n'abantu hanyuma akarongora se aho rero niho hahandi njya nganira n'abantu bakansetsa akambwira ngo jewe abenshi abantu bakunda gushaka abazungu akambwira ati jewe umugabo wanjye ntabwo tujye dukora na sexe tumaranye imyaka 10 cyangwa se 20 ariko dukora Caresse gusa ntabwo tujye dukora sexe kubera yuko ntabwo abishoboye ntabwo yuzuye mwamaze se ni gute wagiye gushaka umugabo kuko ubundi gushaka niki gushaka nyine no gushaka umugabo nyine uje kuko niba ari ibyo niba ari Caresse nawe wazikorera si ukwikinisha se nawe wakwikinisha uwashatse urugo impamvu Imana yaremye umugore n'umugabo ikaguha kuba muzima ikamuha kuba muzima mugahura n'umugore n'umugabo nuko nyine icyo kintu cyagombaga kubaho niba atagishoboye rero wose umugabo nyine yarakubeshye mugeze mu rugo usanze atariwe sibyo kimwe icyo washakaga n'umugabo usanze ntabwo abafite abenshi bajya bavuga ko umugabo ari ubwanwa ntago ari ubwanwa ngongera umuhungu mwiza
ntabwo kuba umugabo ari ukuba ufite ubwanwa bwinshi nubwo kuba umugabo ari ukugira amatuza reka kuba umugabo nyine ni ukuba umugabo ukaba nyine ushoboye gukora imibonano mpuzabitsina. Niba utabishoboye rero ntabwo wambwira none se wazanye umwana w'abandi kugira gute ntuzabyarana nawe kuko ngo utarongora ntanabyara ashobora no kutabyara ariko byibuze ashoboye gutera akabariro sibyo. Turebe mbese uyu muntu uwo yarashatse yaragiye gukora urugo cyangwa ahubwo yashakaga kugira ngo akwicire ubuzima gusa kuko ntabwo nawe izo Caresse zagutunga ntabwo bishoboka. Mfite ibibazo byinshi nk'uko nabikubwiye. Nta kibazo rwose cyo kwemera. Tutarava ku rugo ku muryango mbese kugira ngo tugiye ku rubyiruko kuko nawe mfite ikibazo. Hari ikibazo cy'abagabo basambana n'abakozi babo mu rugo. Ese wowe ubibona ute? Ese nuko baba batanyizwe n'abagore babo cyangwa se wasobanurira? Ese ibibazo tubona mu ngo kumva abagabo barasambana n'abakozi babo mu ngo, ese byaba biterwa n'irari ry'umugabo ku giti cye cyangwa se n'abagore batafashe neza batubatse neza urugo rwabo? Buriya Eliza wowe nk'umwana ntabwo ubu ngubu wahita ubyumva. Yes, uri umwana kuko ntabwo urashaka, ntabwo wamenya ngo mbese buriya iyo umugabo ashaka kurongora ameze gute. Iyo umugabo dore biguteye n'isoni. Iyo umugabo ashaka umugore ameze gute, cya gihe ameze kuriya rero akagukoraho ukamwishibura, ejo akagukoraho ukamwishibura, ejo bundi ukongera ukamwishibura, rwose ube wumva yuko ibyo urimo ukora ntabwo ari byo. Wa mururumba urimo urushaho kumutera, birarangira umururumba urangiriye hehe? Ntabwo icyo gihe ntari bunarebe ngo se ngo umugore wanjye ni mwiza ngo kiriya ngiye kujyaho kirasa gute cyangwa se yoze ntiyo oya, agize Imana gusa bakamwemerera. Ariko nanone ngaruke mu gakiza, umugabo wubaha Imana ntabwo agira irari nk'iry'isekurume, nta nubwo agira irari nk'iry'imfizi, azi neza kumanaginga umubiri we. Kuko hari abagabo benshi uyu munsi bahari rwose bimwa ndetse banatandukanye n'abagore mu cyumba, umwe akaryama hano undi akaryama hariya, kandi ugasanga nabo bakozi ntabajyamo no hanze ntahajya, ariturije rwose yubatse urugo rwe, aracyapfira abana be. Ariko mpamya ko usumbwiye nka gikristo ntekereza ko yenda haba harimo no kudakizwa cyangwa se n'abadayimoni, mujya muvuga abadayimoni kuko ntabwo nuko ukuntu waba ufite umugore wawe wakoye mwarahiye mwakoze iki kwiba wakihangana umunsi umwe numva atari ikibazo. Yenda ntabwo mbisobanukiwe cyane kuko ntarubaka, ariko ntekereza umukozi. Urakoze bivuze neza cyane, ntabwo mbisobanukiwe neza cyane kuko ntarubaka, ariko umenye ko hari uwo rwose babwira uyu munsi kwihangana njye ntabyo nshaka nejo, ariko wandetse nkirukira njye mbananiwe cyane, ugasanga bibaye iminsi 3 4 5 ngo arinaniriwe. Uzumve hari n'abajya bavuga ngo twebwe turashaje ibyo twarabihaze, ngo n'ibyumweru 2 birashira twebwe ntacyo dukoze. Mwabihaze wowe nande? Urakoze cyane. Hari ikindi kibazo mfite cyerekeranye, hari ikiganiro wize gutanga nanone ku babyeyi batita ku bana, batababwiye ibyo bagomba kubabwira, mbese batakoze inshingano. Ese hari ababyeyi bakunda guhora kuri social media ugasanga guha umwanya abana babo ni ikibazo. Ese abo babyeyi bo ushobora kubabwira iki cyangwa se niye nama ubibona ute? Abo babyeyi rero inama nabagira ni ukuba hafi y'abana babo, kwa kundi umwana uzacunga abana batoya, uko kureba uri kuri telefone, uko uhora kuri telefone, nuko uvuga wigira, uzacunga utwana dutoya tw'amezi cyangwa se tw'umwaka imyaka 2, iyo gafashe telefone bya bindi arimo akora ni bimwe abona na nyina, ni bimwe abona n'ababyeyi be, ntazi kuvuga ariko arimo aratongera, arimo aravuga kubera ko nibyo abona mu rugo. Bivuze ngo bya bindi nkora agiye uyu munsi nibyo bizagenda bigasanga wa mwana, kandi wa mwana niko abizamukana, sibyo? Bisaba rero ngo genda gake, social media igira igihe cyayo,
njya mvuga ngo ngewe umunsi wanjye mfite ukuntu nawe ugabanije, ngira amasaha y'abana, ngira amasaha ya telefone, ngira amasaha y'umugabo, ngira amasaha y'akazi, ngira amasaha buri kintu cyose ngenda nkigenera ku munsi, ngenda ngiha gahunda yacyo. Abakozi cyane kuri icyo gisubizo, mpamya ko hari abo gifashije mu bari bafite ibibazo, ntekereza ko atari jyenyine nabo bafite ikibazo. Hari ikindi kibazo cy'abagabo batereta abakobwa, ugasanga bagera mu ruhame bambaye impeta ariko ntageze mu ruhame ugasanga impeta yayikuyemo, niba yashyize mu ikofi niba yashyize mu modoka ntago mbizi. Ese abo bagabo ubibona ute wowe? Kiragaruka kuri cya kindi cy'abakozi, ugasanga umugabo yakuyemo impeta atwarishije kano kaboko kugira ngo babone yuko ari singo, nyamara ni papa w'abana 5. Ariko hari ikintu kimwe nshaka kwibutsa abo bapapa, naraninjira mu gutinya Imana n'ibiki, umenye ko uko wakuyemo impeta ugenda utereta umwana wanjye, nawe hari undi wakuyemo impeta uri mutereta uwawe, byanze bikunze akebo kajya hehe iwamugarura, kandi ngo agasozi kazamutse nk'akamanuka umugeni. Ubwo menye ko cya kindi ukoreye uwanjye nawe kiragera ku wawe. Hanyuma icya kabiri rero bikorwa n'abagabo nyine badafite Kristo muri bo, kuko umugabo ufite Kristo muri we ntabwo agenda yiyoberanya yihinduranya, hageze hano ndi umusore, ahandi umugabo, ahandi umusore, ahandi umugabo, ahandi umusore, ahandi umugabo. Hari n'ababigize umushinga rwose, akagenda yambaye impeta akamubwira ati kugutereta nambaye impeta nibyo byiza, ndetse akagenda akamugura agacupuri k'impeta nawe hariya akambika wa mukobwa kugira ngo niba naca hari abone ko ni bwana na madamu. Byose biva kutubaha Imana, kuko umugabo wubaha Imana, umugabo utinya Imana. Hari n'abajya bambwira ngo barabikora ngo ariko bakihana, ugasanga umudamu aje kungisha inama ati naryamanye na pasiteri cyangwa se n'umuvugabutumwa runaka cyangwa se n'umuhanuzi runaka antera inda, none ubu koko mbigenze nembyitwa. Ikintu cya mbere mpita ntuzongere no kumwita pasiteri kuko si pasiteri, ntuzongere kumwita umuhanuzi kuko si umuhanuzi. Umusambanyi ni umwicanyi, ni umugome imbere y'Imana, ni umwicanyi, uko akwiciye ubuzima, akwiciye ubugingo, arakurimbuye. Ngo yarambwiye ngo ikibi si ukubikora, ngo ikibi ni ukutihana. Muri make wowe uzahora muri ese aka kanya Eliza njye ngira ikibazo, ubu aka kanya uri musambana Yesu agahitaza kwa kurimbuka nyene kandi bari bakubwiye ko uzihana ejo. Nyiranzihana ejo rero yapfuye arimbutse. Bagabo beza, bagore beza, namwe bakobwa, namwe basore, mumenye neza ko tinya icyaha n'igisa nacyo. Niba ukeneye urugo rwiza tinya icyaha. N'abakobwa ndababwira rega, kuko Eliza uyu munsi uri umwana w'umukobwa ukeneye umugabo, ukundanye na Vincent, kugira ngo uzabane na Vincent arakubwira ati nutampa ntabwo tuzabana. Aho ngaho nayo mafite ikibazo, urakoze cyane kuhaganisha. Hari ikiganiro nawe wakoze uvuga ko niba ukundanye n'umuntu ntabwo ugomba kugera gute kuryamana nawe. Nyamara twebwe uratubwira ngo niba udashoboye gukundana kujya kuryamana nanjye igendere. Iyo ugiye uhomba iki n'undi hakaba no kugira inama, tureka nkugire inama rero. Uzasoma indirimbo y'108, nzi ko uri umurokore wowe. Uzasoma indirimbo y'108 iravuga ngo genda umukristo nzahora ndiwe, ngo icyo ni ikintu kiri ku mutima wanjye. Nubwo wapfa uzapfura umukristo. None si iyo muryamanye n'undi akaguhararuka akagenda abakugize umugore, hakaza undi nawe mukaryamana akaguhararuka akagenda abakugize umugore, ibaza uryamanye n'abahungu 1, 2, 3, 4, 5 nta n'umwe urakugira umugore, nta n'umwe uragushyira mu rugo rwe. Buri wese araza kurangirizaho ibibazo bye gusa. Buri munsi muri muke wowe uri pubere yabo gusa, barangirizaho ibibazo byabo. None ukazajya kubona wa wundi wifashe w'imanzi unakeneye umugore koko utigeze asambana, murakubitanye. Waraje arakubashye, nta nagukoze kwibere, ntagize gute, arakubwira ati genda ndashaka yuko gusa twibanira ukambera umugore, mwana sohokana mukicara nkangaha abantu babareba kugira ngo mutemberane mukagendana ku manywa nijoro, ntabana ashaka yuko mugendana kugira ngo atazagira gutya, atazagwa mu gishuka akagushuka. Yakugeza mu rugo agasanga uri umugore w'abagabo 5. Ibyuzi we nta nibyazi. Noneho babandi 5 waciyemo, buri wese hari ibyo yagukoreraga bitandukanye n'ibyundi.
noneho wa undi muhuye we hana habari ni umwana uje kwiga ni umwana uje kurongora azi ko arongoye umukobwa noneho utangiye kuryoherwa wafuretse kubera ko narimo gushimisha narimo kugerera hahandi babandi bose bagiye bagera kuko bariya baciye ahandi ibyo bazi we ntabyazi sibyo ugasanga ikibazo kiravutse mu rugo uzize iki gusogongera ese ubundi uri ikigage ku buryo bagusogongera ubu muteseye mukagira mu rugo ugasanga ni ikiremba urumva atari wowe waba ubyiteye ubwo bigenze gutyo kuba ko muteseye urumva ikibazo atari wowe waba ucyiteye urakoze cyane Vincent ni ukuvuga ngo ubundi amata ntasogongerwa sinzi niba hari uwari wajya kugura amata muri Byari akavuga ngo banze munsogongeze numva uko ameze uzi ko uyu munsi na Byari batakisogongeza kera urwagwa barasogongeraga ikigage barasogongeraga ariko urwagwa rwo kwanyirangarama bafunga mu ducupa bararusogongera Vincent iyo uruguze se ukagera mu rugo ugasanga rubishye si wowe wihombera ni wowe uhomba none se ubundi iyo ugiye bakagusogongera bagasanga ibyo bagushakagaho ntubyujuje ejo bakongera undi akaza akagusogongera agasanga ibyo yashakaga nawe ntubyujuje 3 4 5 6 10 ubwo inyungu zawe wowe nk'umukobwa nizi nazo amata ntasogongerwa sibyo amata ntasogongerwa nakubwiye ngo na Byari uyu munsi ntigisogongerwa nsigaye mbona bazizana zipfundikiye uraza ukishyura nyine iyo waguze niyo baguha n'uyipfundura ugasanga ibishye isaptuyu wayishyuye ntacyo ubaza nyirakabari sibyo rero umwana w'umukobwa we nubwo arakwiriye kugereranywa n'inzoga arakwiriye kugereranywa n'amata nzi neza ko iwanyu ni abatunzi nta nubwo ari aborozi ni abatunzi wigeze ubona hari umuntu uza gusogongera amata oya none se kuki we bagusogongera oya nagari ngendo oya nyine turasubiza muri rusange kuki wowe wumva ko niba atagusogongera utazarongorwa uzarongorwa kuko uwawe aracyari hari yaririnze hari indirimbo nanone ubanza ari Hoziyana yari yifite simbizi neza nyizi ndi umwana ngo abakobwa beza bitondaga bari z'ubwari bwabo abo waruzi nawe utamenye bagiye ureba umugenda niki watanze mwana wa damu cyatumye urindwa bigezaho menya ko ari ubu n'uwagiriwe ngaho nawe ujye ushima uwo mwami none se ishimwe uha umwami wawe ni ukugenda usambana na buri wese ngo kugira ngo ukunde ubone umugabo nyamara hari abakobwa beza bari birinze bagiye wowe rero warasigaye kandi murarima ngo ngaho nawe ngo ujye ushima uwo mwami ishimwe urimo umushimisha ni ukuryamana na Karori ejo ukaryamana na Vincent ejo ukajya kwa Wiri ejo undi ukajya kwa Karaveri ejo undi hari ikintu ukunda kugarukaho ngo isezerano ubundi rya mbere niryo ugira umutima wawe n'umuntu mukundana nta gisezerano riri ryo mu mpapuro ku murenge cyangwa ahandi iyo mumaze kugirana iryo sezerano mwemeranyije ubu mwatera intambwe nyine mukumva n'ibyo ngibyo ko bizagenda neza Vincent reka nsubize iki kibazo gutya ubundi mukuri nta nubwo jyawe nari mbizi ko ikiremba gitereta ndyumviye ahangaha kuri kamera agatereta agategura ubukwe agakoresha ubukwe bibi akarongora aba yizeye ikize shaka umunyine umufashe foriri uza kumufasha ikize ko ntacyo afite bamufasha erega bafasha ufite icyo bamufasha none se we aba ku giti cyanjye ntabwo nagaye uriya mukobwa ariko nawe mukobwa mwiza wikwihutira kujya mu nkiko ntabwo arizo ziri buze kubikemura usanze koko umugabo nta kigenda kuko nzi neza ko ikiremba nta nubwo aba ameze nk'akabebe hita uhamagara imiryango y'iwabo nta nubwo ari byiza kwita wirukankira iwanyu hita uhamagara imiryango y'iwabo ubabwira uti jyewe rero nagize ikibazo umugabo naje nshaka namubuze nta mugabo mfite nta bugabo buhari sibyo noneho ababyeyi bo bicana n'ababyeyi bawe bareba icyo bakora
ariko apana guhita wiruka nkaho wihe rubanda none atandukana nawe ugenda ubwira abantu puriya nta kigenda ntacyo yari afite aho ngaho rero ntira aho ngaho ndacyafite amatsiko ku bwawe wowe usanze nyine dusuppose ko ari wowe usanze bimeze gutyo wavuze ko atabakira umugabo mbese nje numvishe ko wavuze ko utagumya kubana nawe cyangwa utakomezanya nawe kandi nabwo muri iyo muri kurahira cyane cyane hose ari mu murenge mu rukiko ari n'imbere y'Imana muravuga ati arwaye atarwaye tuzapfana ubwo urumva aho ngaho utari kwivuguruza cyangwa kunyuranya imvugo icyiza nuko mbajije ari jewe kimwe cyo jewe uwanjye naramubonye turimo natwaje kubariza urubyiruko twaje kubariza muzima sibyo noneho aka kanya mpindutse Elizabeth noneho Vincent aje kundambagiza turakundanye turaba Kristo tuzahora ndiwe tugeze mu rugo dusanze Vincent ntabwo ari umugabo kimwe cyo Vincent wowe imbere y'Imana ufite icyaha warambeshye ngo uri umugabo kandi utari we iyo nsomye Bibiliya ntabwo nibuka neza ni hehe ariko naza kuhareba maybe ko ni mu bitabo bya mbere by'itangiriro naza kuhareba nuko ntafite Bibiliya yanjye hano na telefone ntabwo nyifite umukobwa bita Tamari yararongowe arongorwa n'umuhungu wa Yuda umuhungu wa Yakobo agezeyo umugabo yari umugabo mubi cyane imbere y'Imana yari ikizira imbere y'Imana yakoraga ibikorwa bibi cyane ku buryo Imana yangaga uwo muhungu wa Yuda ikintu Imana yakoze yonyine yaramwiyiciye avaho ntago umugore yigeze ajya kubwira ku karubanda ngo umugabo wanjye ni inyamabi umugabo wanjye umugabo yagize atya njya nkunda kuvuga ngo shyira imashini ku munwa yashyize imashini ku munwa Tamari aba umugore mu rugo aratuza akora izindi nshingano zose nk'umugore yitwa ko afite umugabo kandi Imana yimaze kubireba nabi iramwica imwishe sebukwe amuha murumuna we araza barabana nawe amubera umugabo noneho we kuko yari umugabo nyamugabo arareba asanga narongora Tamari aramutera inda nabyara umwana azitirirwe mukuru we arangije kugira ngo atamubyarira ahita arangiriza hasi Imana irarakara nawe iramwica Tamari nta muntu yigeze abwira ibyamubayeho umva kwa sebukwe baramurakarira batura umugore n'umuteramwaku uyu munsi mujya munabona abantu benshi cyane bitwa abateramwaku ntabwo ari uko ari abateramwaku ni abakobwa nk'abandi n'abana nk'abandi urumva nawe abonye umugabo muzima wubaha Imana cyangwa se Imana yishimira bakubaka nk'uko n'abandi bubatse ugasanga baravuze ngo hariya ngo n'abateramwaku nta mugabo barambana ahita apfa hari impamvu ntabwo twebwe tuzi imbere y'Imana uriya muhungu iramubona gute arangije Vincent ntujye kure kuko niwe ndimo gusubiza Tamari umugabo amaze gupfa sebukwe aramubeshya ngo nzaguha murumuna wabo nakura ngo ariko aracyari umwana mureke nakura ndasaba umbwirire wiri anzanira telefone niyo iri hafi turebere isomo rirahaganaye arangije wiri mpa telefone yanjye arangije Yuda amwima wa muhungu we umudamu yicara baramubwira ngo bugiye iwanyu uyu muhungu wacu muto nakura tuzamugushyingira agucikure Tamara aragenda yicara iwabo we abona muramu we arakuze abaye umugabo ntibamumushyingiye none igihe kigeze aravuga ati rero kugeza isaha nijye witwa umuteramwako kugeza isaha nijye witwa umwicanyi kugeza iyi saha nta n'umuntu uzi yuko nigeze nshakana n'umugabo udashoboye nta n'umuntu uzi ko nigeze nshakana n'abagabo babi ahubwo ni jewe kibazo muri societe reka nkwereke aneka amakuru ya sebukwe amenya ko sebukwe yaje ngo gukemuza intama ze muri ako gace Tamari ikintu yakoze yahise agenda yambara imyenda ya maraya yicara hehe ku nzira amaze kwicara ku nzira ategereza sebukwe haciye agira ngo ni indayi hicaye kane mashake
turimo kuririmba isashimwe nuko arangije Tamara agenda atega sebukwe mu nzira amwishushanyaho nk'indaya bararyamana bamaze kuryamana Tamara yahise ava ku muhanda kuko ntabwo yari indaya nta nubwo yari asanzwe atega aragenda yicara iwabo aratwita igihe kiragera abantu barasakuza babibwira sebukwe yuko Tamara atwite bahitamo kugira gute kumutwika no kumutera amabuye bakamwica Tamari amaze kugira indi maze kugaragara nibwo yahagaze ku karubanda arabwira ati noneho ndashaka mumfashe nyiri ibimenyetso n'indi basanga ni ibya sebukwe impeta inkoni n'umushumi n'umukandara bivuze ngo ni umukandara inkoni isobanuye ubutware sibyo impeta ni ikimenyetso cy'urukundo ni impeta ya n'umukandara ukomeza isezerano ni isezerano sibyo aravuga ati mumenyere ibi ni ibyande bati sebuko ati ni ibyanjye noneho nibwo Tamari yababwiye burya ntabwo ari igihe wari ikibazo ni umuhungu wanyu ariko Tamari yabikoze gikristo ntabwo yigeze yandagaza umuryango ahubwo niba bashatse kumwandagaza niba bashatse kumuhemukira ariko we yabikoze gikristo ibintu byose ubundi ntabwo igisubizo ari ukujya ku karubanda ibintu byose ntabwo igisubizo ari uguhangana ibintu byose ntabwo igisubizo ari ukugufata sinzi ukuntu nabikubwira birashoboka cyane ko nahura n'icyo kibazo ariko si uburyo gikemuka ni ubuhe kandi Tamari yabitubwiye ko yabikemuye birashoboka cyane yuko ushobora gusenga wenda n'Imana ikaba yanamukiza maybe ko byanatewe no kwikinisha muzi ko hari abantu bagize ikibazo cyo kwikinisha kuva ari abana bikabaviramo ubumuga ese mwabanje mujya no kwa muganga mwabanje murivuza ubona ko adakize Okay, iyo kasi ndayibona nta nuwo ndumva batandukana mu rukiko baburana yuko ari ikiremba spoza ko byaba ntago njya nkunda kwimagina ndeba ibifatika ufite ikimenyetso warabibonye no warabibonye umuntu w'ikiremba ashaka yagera mu rugo umugore agasanga ni ikiremba bakajya mu rukiko kuburana ko ari ikiremba ubibwirwa n'iki rero reka nkubwire Vincent ubu jewe nako nakwanze naguhimbira niba tutagiye kwa muganga ngo tuzane impapuro abantu babwirwa n'iki kuri ikiremba aho ntabwo wabikiranutse ntabwo wabaye umukristo niba umuyimbiye ntabwo wabaye umukristo kandi aka kanya turavuga nk'abakristo ikibazo kuvuga nk'abakristo na n'umukristo w'ikiremba wakwihandagaza nayo ngo abeshye umukobwa ngo ndi muzima ndashaka kuko noneho ndamuzi wagezeyo yari umukristo kuko umugabo we yari umukristo yaragiye pasiteri arabimuganira kimwe nk'aho bwataho kugira ngo ubanze witeze rubanda n'izo nkiko mu mwanya wo guhamagara umuryango we yabwiye umushumba baramwicaza bahamagara n'umutware we koko basanga icyo kibazo kirahari barabatandukanya arataha bagiye kwa muganga basanga bagiye kwa muganga ntabwo bagiye kwa muganga ko birumvikana niba nyirabyo abyemera nyirabyo ninde umugabo waruzi yuko hari n'abagabo bajya bafungwa barengana kugira ngo ave muri gereza akemera icyaha bishatse kuvuga ngo wowe uburemba ntabwo uretse n'uburemba n'ikindi kintu cyose ntushobora kuza ngumbwira ngo mfashe umugabo wawe arimo asambana namwiboneye se nta kimenyetso nabonye njye sinjya ibyo ngibyo nibyo ndabyumva ariko bitandukanye n'ibyo by'uburemba nshuti y'umusaraba kubera yuko ubimbwiye umutima we wazinutswe wa muntu urabyumva ndashaka jewe ko umuntu uri mu ikimenyetso kigaragaza ko byabaye icya mbere tumaze kumubaza uremera ko ikiremba kibaho cyangwa ntabwo byemera mu buzima bwose ndabyumva ariko sindakibona rero mango kimera gute ndabyumva ariko sindakibona kubera ko umugabo nzi ni muzima ntabwo ikiremba ndakibona tubyihorere ubundi niko nteye impamvu ntajya nemera ibintu ntafitiye ibimenyetso aricyo cyo ngicyo nkubaje bagiye kwa muganga basanga ari ikiremba utoya umugabo yarabyemeye hari umuntu wemera ibintu kugira ngo ave imbere y'abantu
sibyo aho ngaho rwose ntabwo dusobanukiwe pe icyo kintu nanjye sinsobanukiwe iki kintu reka tuguhe igihe wowe kuko utarubizi ko bibaho utaruzi ko ikiremba gishobora no gukora umuntu nacyo uzadusobanurira ubutaha mwazamfasha mukanyera ku muntu wahuye nacyo nkaganira nawe cyangwa se mukampuza n'umudokiteri waba warapimye abo aho ngaho nabishyiraho akadomo nkashaka n'ikigisho cyabyo ariko in case ntabyo ndahura nabyo uyu munsi amakese dufite mu nkiko na he hose ntahahira urugo ntiyita ku nshingano ze nk'umugabo umugore aransuzugura ntabwo ankorera ibi ntabwo angirira atya ariko nawe ndumva arega ngo ngiye umugabo wanjye nasanze ari ikiremba tuzuye ubwo rero icyo ngicyo numva ari n'ukuntu umuco wacu wa kinyarwanda ngo naguze imodoka urumva ngo naguze imodoka igenda ngo nyikura mu igaraje aho nayiguze cyangwa se muri parikingi aho nayiguze ngo nyigejeje mu rugo nsanga nta moteri ifite yagiye ite hari ikintu utari kwemera cyangwa tutari kwemeranyaho utekereza ko n'umuco wacu hari ibintu tutavuga tugahitamo guhimba icyo gihe nta bukristo buba buhari rero oya ahubwo ntekereza ko ubukristo ari ukubana none utamushyira hanze mugabica mu zindi mukagenda gute rero divorce rero mukayikora muvuga ko habaye iki ushobora kuvuga ikindi igiki rero kuko icyo gihe ni hahandi uri mubeshya kugira ngo wiyorohereze please niba ari byo koko nibigaragare ejo havuyeyo Eliza ejo hatazajyayo Eliane kandi agiye kubabarizwa ubusa kuko njye ngo ndakabwira ngo umugabo ntabwo yitwa umugabo kuko yahashye reka tuguhe umwanya ugenda ukora research icyo kibazo kuko ahanini nacyo usobanukiwe muzamfasha ahanini twashaka kugaragaza ko hari nacinjiramo kuko umuntu akora iki akora divorce iyo ngiyo ije ari ka special abantu mudukurikiye kuri the ZOOM TV ndabinginze niba hari umuntu ufite experience y'uwo muntu ufite ikibazo cy'ubumuga bwo kutarongora yego nibyo asa ko musekera muragira ngo baze kunuka ngo nasetse atwe tujye twisekera mwaka byaramwe turabibasabye niba hari umuntu uzi icyo kibazo yatubwire se uwo muntu ubwo iyo agiye kurambagiza agenda avuga ngo iki we ararambagiza Eliane we ararambagiza kandi babashaka kumufasha wenda nta target yo kubyara bafite ariko abashaka kumufasha abashaka umuntu uza kumufasha iki noneho kumufasha kubana gute se nakubwiye ngo ibyo ngibyo ni nka bya bindi nyine nahoze nkubwira by'abantu bajya bambwira ati jewe mbana n'umugabo wanjye kandi umugabo wanjye ntabyo ashoboye izo kese njya nzumva ntabwo abishoboye niyo agiye kurongora cyangwa se iyo agiye kunkoraho iragwa cyangwa se agahita arangiza atanankozeho tugasanga igihe cyose agiye muramushaka ahubwo usanga we ashimishwa na Caresse nibaza ko wongera ngo abagabo nibo uwo se bashyiremba se bwo ngubwo simbizi ati none ugasanga ngewe mpora nkeneye umugabo atari kubera yuko ntabyo ashoboye ati mpora mpangayitse cyane none nkora iki nkambwira none se ujya kubana nawe mwari mwemeranijwe iki ati igihe yarambwiraga ngo tujya dukora Caresse ngo we ntabwo abikunda abo maze guhura nabo giye bambwira ko bashatse babizi ko abagabo babo batabikunda none se wamukundi ngo numvaga nyine yuko tujya dukora Caresse nkarangiza yambwiraga ko tujya dukora Caresse nkarangiza ntabwo bibaho ntabwo bibaho gute se ubwo se ubwo buzima wabubamo ukazageza ryari abo ngabo rero bashaka nabo batabibwiranye njye ntabo nzi kese nzi niza abo ngabo bambwira ati njye rwose twashakanye yarabimbwiye yuko we yakoze masturbation cyane none n'ubundi adashobora kuryamana n'umugore tuzajye dukora Caresse gusa ati nkamushaka mbizi neza ugasanga igisigasigaye arwana no kugira ngo yubaka ubuzima yibonera ayo mafaranga yibonere imitungo runaka n'ibiki abo rero batandukanye na wa wundi urimo umbwira ngo ni ikiremba burundu noneho ukeneye kuzana umugore ubundi banza utekereza ibintu ugiyemo noneho sipoza ko bibaho kandi bibaho byo turabizi erega jewe ikintu urimo mbwira ngo sipoza ndasipoza ikintu ntazi kuko n'ibintu bibaho bibaye niba ameze nk'uyu maze kubabwira oya noneho abo urumvikana n'uburwayi bagize ndizina ariko hari umuntu uvukana uburemba
ariko se ntabwo uranabyumva ko hari umubyeyi njye numva hari neza kubyumva ngo hari umubyeyi n'abantu twari turi kuganira umwana ambwira ati akana ke nakaremba niyo akivuka barabibona ko umwana ari kiremba akiri muto barabibona ibyo ni ibintu bibaho rwose nanjye mbizi ntari umubyeyi ariko rero niba uri umubyeyi nawe ukaba ubizi ko umwana wawe ari ikiremba wowe uremera kujya gusaba umukobwa wo kwa runaka wo kuza kwicira mu rugo rwawe kubera iki aho niho bizagera rero umugore kubera ko yasezeranye nawe kugira ngo amuveho abone uko yishakira undi ari bumwice murumva cya kibazo ukuri guhishe kugiye gutuma dufata imihoro twicane kuko azi ko gutandukana ari urupfu kandi azi neza ko atari butandukane na wa muntu basezeranye ababyeyi babigizemo uruhare barabihishira kandi babizi ejo rero kugira ngo wa mugore nawe abohoke abone uko yishakira umugabo nawe amenye icyo abandi bagore bamurushije haramwica nyine none se kugira ngo ujye gushaka uzakwica cyangwa wowe uzica kandi wa muntu w'ikiremba nawe ubwo araje asanze bamurongoreye umugore afashe umuhora aratemye icyiza rero kwirinda biruta kwivuza niba uzi ko utari normale watuje ukaguma aho ngaho ntabwo ari wowe wiremye nta nubwo ari wowe wabyihaye hari impamvu Imana itigeze iguha kuba umugabo kuko uyu munsi tuzi n'abakobwa basazira aho badashatse agasaza adashatse agasaza atabyaye agasaza atarongowe hari ikintu ukomojeho cyo kwicana no kurwana kandi turabyumva cyane muri sosiyete ese umugabo agukubise akagukomeretsa akagukora ikintu kibi cyane ntabwo wakora divorce mpaka wakihangana sinirengagije ko hari imiryango yacu aba bantu b'abakurambere bacu bajyaga baceceka bakihangana bakubaka bakagera gute ariko ubu ngubu icyaha cyakomeje gufata intera cyahinduye isura umugabo aragukubise umugabo haragutema hari abo twumvishe batematemye wabigenza ute ntabwo wakora divorce reka ngisubize mu buryo buri niba navuga ngo buri indirect Eliza mu buzima ngira ngo wenda hari ibindi biganiro byatambutse ntabwo ugeze ubira njyewe Eliane mbere yo kureba uwica mbanza kureba icyo yiciye nicyo kiki tumaze no kuvuga ugasanga niba udashoboye ikintu mugenzi wawe ananiwe kwihanganira cya kintu udashoboye ariko mbere yuko njyewe nkwica wowe banza wisuzumure utari ko ubu nta bintu ndimo nkora biprovoka uyu muntu niyemeje kubana na Vincent mbizi yuko ari impwisa sibyo Vincent siko babyita mu gifaransa niyemeje kubana nawe mbizi kuri impwisa udashoboye ngeze mu rugo rwawe kwihanganira bwa impwisa bwawe burananiye ntangiye kugucitinga kandi nagusezeranije ko ntazabikora byanze bikunze Vincent nawe azabazwa nuko natatiye igihango twagiranye Eliza ugiranye igihango n'umugabo yuko azagukunda azagukundwa atazaguca inyuma atazagira gute kabiri gatatu uramufashe cyangwa uranabiketse hari n'ababica baketse gusa batabifasha ubundi nibyo ngibyo nibyo biteza impfu nyinshi tubanza turebe ngo mbese niki uyu mugore anyiyamye kabiri kuki uyu mugore anyiyama kuvugana na Eliane Eliane ntuzongere kumvugisha madama agira amahoro sibyo unyiyame completely kuko ntago wanshatse nanjye ubwo nimbabazwa nuko unyiyamye ngiye kuvugana n'uwo nashatse niba wenda urugero Vincent azize yuko babona avugana n'umukozi kabiri waretse kuvugana n'uwo mukozi ko ufite umugore washatse utavuganye n'umukozi wapfa urakoze cyane ukomeje hari ikindi kibazo nari mfite kigendanye n'abantu nanone mu ngo bacungacungana amatelefone ugasanga umugabo arara muri telefone y'umugabo y'umugore umugore nawe aracunga muri telefone y'umugabo ese byo ubibona gute ni amakosa mabi cyane telefone yanjye ni iyanjye nawe iyawe ni iyawe niba twebwe ntacyo twikekana birashoboka cyane ko nayiguha ukayihamagaza kandi niba ngoye telefone ngo hamagara urajya muri message zanjye kumaramo iki ariko umugore n'umugabo ni umuntu umwe rero nka twizacu Eliza kwanza reka tugaruke kuri kamera wowe turaziranye yego twebwe izacu nta muntu ugira telefone ye nta na password zibamo telefone yanjye nta password igira n'umugabo wanjye nta password telefone yigira n'abana bacu bafashe telefone zacu barazikoresha nta password zibamo abajya gushyiranamo ama password nuko hari ibindi baba bahishana ubundi izo mvuna amaheto za password zaje kugira gute zaje kugira ngo umuntu ayishibye urahisha ibikiza urabihisha ndi wenda nka Vincent ntakwiriye kundebera muri telefone
yego he is not my husband. Eliza nubwo tuziranye nubwo twavuga ngo turabavandimwe ntago yemerewe kundebera muri telefone kuko iyo ngiyo ni ubuzima bwanjye bwite sibyo ni private life yanjye ariko umugabo wanjye niba afashe telefone nkaba nzi ko ntacyo nikekamo ndayimwamburira iki umbiriza telefone yanjye Yesu abenshi barabipfa cyane cyane ndetse wajya ureba ibikure hari icyo arebye kirimo gito niba uzi ko hari ikirimo nyine ubwo baravuga mu Kinyarwanda ubundi ngo wikeka amabinga aba yarwaye. Okay, niba uzi ko ntayo urwaye rero umugore mwiza mugabo mwiza wihisha telefone wishyiramo password tuza sinzi niba ushubijwe ndashubijwe ndashubijwe hari ikindi kibazo ni umukristo ni umumama abana n'umugabo ariko ni na muzima umugabo ni muzima ariko ugasanga amezi 6 arashize icyo gikorwa kidakorwa umugore asenge n'abadayimoni cyangwa se n'urugero n'urugero ni umuntu ndi kubareza cyangwa se n'abantu rusange ashobora kwihangana ngo nuzi kuvuza ashobora gusenga nk'umukristo ashobora sinzi iki kibazo buri munsi mpora ngisubiza icyakuzanye muri urwo rugo ni iki icyo ni kimwe icya kabiri ushobora kuba ufite ikibazo mugira inama washaka bakansara kubera ko iyo bavuze ngo gushaka ni iki nyine ni ugukenera ikintu impamvu washatse nuko hari ikintu ukeneye kuko buse ntiwambaye neza hari umugabo wayikuguriye se ntiwambaye amaherena meza imisatsi yawe ntuyikora uko ubishaka nturyama ku buriri bwiza nturya ugasinzira none se igituma uva iwanyu nuko wari warabuze aho uryama igituma uva iwanyu nuko wari warabuze imodoka nziza ugiye kwishakira kuri uwo mugabo we ntago wakora ukazigurira iyawe imodoka uyu munsi nzi abana b'abakobwa benshi bafite imodoka zabo nziza zitanabonana rwose biguriye apana kuvuga ngo baziguriwe n'abagabo biguriye sibyo icyatumye uva iwanyu hari icyo wari ukeneye ahubwo nicyo cyakindi twavugaga niba ugeze yuko akibura so tugasanga ugomba kukiguha nta bushobozi afite cyangwa ugasanga ahubwo ni wowe udafite ubushobozi ni bya bindi mpora mbabwira ngo ni mu biganireho niba ngombwa mujye kwivuza kandi nimujye muri ya miti y'ibinyarwanda iriya barababeshya nimujye kwa muganga cyangwa se mushaka bakansara ikibazo kiri muri wowe ufite ihungabana swati wafashwe ku ngufu kiri umwana bituma icyo kintu kizinukwa swati se hari ibintu byinshi bishobora gutuma umuntu azinuka ibyo bintu sibyo hanyuma Eliane hari ikintu aruvuze mu gihe noneho umusore asanze umukobwa atari sugi akabifata nk'ikibazo icyo kintu wowe cyumva ute wumva cyafatwa nk'ikibazo cyangwa wumva babirangiriza aho ngaho bagakomeza umubano nta kibazo wakagira imana we iki kibazo nakakibajije abo bahungu ku cyumweru tuzaba turi kumwe n'urubyiruko hano uzambabara bahari tukibaze sibyo rubyiruko namwe muri kuri kamera ku cyumweru tuzahurira hano kuri Legend Hotel tuzahura n'urubyiruko nawe uzaba uhari niba ukeneye kumenya icyo kibazo uzakibaze sibyo na Vincent azaba harazongera kibaze kuko ubundi iyo abantu bagiye kubana baraganira ikindi cya kabiri hari umwana w'umukobwa wambwiye ati jewe nagize ikibazo cyo kuba narafashwe ku ngufu nkiri umwana biza kunsunikira mu kunywa ibiyobyabwenge atese mama wowe wabigenje gute kugira ngo umugabo wawe akwakire ndamubwira nta kintu na kimwe ngiye nakoze nta na kimwe kera kirabura ahubwo isaha y'Imana yigeze umuntu wawe araza wimbwira ngo kubera iki ngo umuhungu wese dukundanye ngo nkamubwira ngo inzira nanyuzemo ngo ahita nyanga ubundi wihita unabwira uwo mukundanye wese inzira wanyuzemo niba utaraba open nk'uyu munsi ngo ube Eliane ujya harakarwanda ubivuge ngewe nakoresheje ibinanywero urumogi nagize niba igihe cyawe wumva utaraba open ngo ubivuge nuzagukunda gukundire uwuriwe bubicecetse hanyuma wa wundi none uzabona yuko yamaze kukwambika fiançaye yamaze kwiyangaje yuko none agiye kubana nawe wanzumbwira ariko please imbere yo kunyambika iyo fiançaye reka maze nkubwire ubuzima bwanjye wumve kuzabwakira urankunda ndagukunda urankunda ndagukunda rero jewe Eliane nduyu nuyu
kandi uko ni nako Eliane ateye Vincent. Nahuye n'ibi, nanyuze muri ibi, nagarutse aha, nanyuze Nyabugogo, nzamukira Kimisagara, ntunguka Nyamirambo, ngaruka kuri 40, ngera mu mujyi ndongera ngaruka Nyabugogo. Ni wumva izo nzira naciyemo, uzabasha kuzakira, uzabasha kubigendanamo neza na Eliane, urakomeza unyambike ya mpeta yawe. Ariko ni wumva iyo nkweto ari 38 wambaraga 40 ikabigiye kukurya, urayireka. Ni byiza yuko ushakana n'umuntu wamubwiye uri we, ejo mutazana divorce mupfuye yuko wamubeshye. Uyu munsi njyamura n'ikibazo cyo kuvuga ngo jewe ngo madame ngo naramusabye avance, ubwo n'abanyarwanda na bene wacu nyine b'abaturanyi b'abarundi, ngo je madame namusabye avance ngo arambwira ngo we ni vierge ngo ntagara ry'abana n'umugabo ngo ntabwo yama. Ati nyuma tugeranye mu rugo nsanga ntabwo ari vierge. Icyo ni kimwe. Hari ikindi kibazo umunyamakuru wo kuyobokamana TV yigeze kumbaza hano, itwa Joel. Ati hari umuntu wanyandikiye avuga ngo yashakanye n'umugore amubwira yuko ari vierge. Ati tugeze mu rugo nyuma y'iminsi 3 umugore atangira kumbwira ngo ndamutabanga sindi bamukorera nk'ibyo abandi bamukora. Urumva cya kinyoma? Bivuze ngo ikinyoma mwubakiyeho nta rukundo rwari rurimo, ntabwo mwigeze mukundana, haje mu buryarya. Ubundi cya kindi cya mwahoze mumbaza gishatse cyanaza muri ibyo ngibyo cy'ubuhemu. Kubeshya umuntu ngo uri normale uri umugabo, yagera mu rugo agasanga nturi umugabo, icyo ni igihemu. Kubeshya umuntu ngo uri vierge, wagera mu rugo agasanga uri umugore, wenda waranabyaye. Hari naho byabaye noneho yasanze wari n'umugore ubyaye kabiri kandi yari vierge. Ibyiza mwime umugore uti narabikoze ariko namaze kwakira Kristo narastopye, ntabwo ndi umukobwa narabikoze nibyo, cyangwa se nafashwe ku ngufu, kandi nabwo mubwiza ukuri. Ejo utazamubeshya akazahura akazamenya andi makuru kandi afatika pana y'ibihuha, kuko hari n'ay'ibihuha. Icyiza rero mubwiza ukuri, agukunde agukundanye n'ibyawe binuka. Yego. Eliane murakoze cyane. Kiretse niba hari akandi bashaka kongeraho cyangwa batakariza, niba hari ikindi ashaka kukubaza. Batakarira ikindi ashaka kubaza, je nanyuzwe. Ndumva nanyuzwe. Icyo twamuhaye kugenda gukora research akazatubwira, akatubariza. Hari kimwe tutanyuzwe uzatubariza. Kiriya cyo navuze nshoje mvuga ngo nagifata mu rwego rwa babihemu, kandi bihemu si wa muhungu gusa n'ababyeyi be ni babihemu, kuko ubundi kera ababyeyi birindaga guhemuka, bakajya gusabira batakariza Vincent ari uko bazi neza yuko bazazana umwana w'abandi Vincent akamubera inyangamugayo. Niyo Vincent yakoraga ikosa akananiza umugore, iwabo umuhungu niwe babanzaga kwicaza umuhungu wabo mbere yuko bigera iwabo umukobwa. Niko kera byari bimeze. Ariko igihe bitabaye gutyo, turabifata mu rwego rwa babihemu, n'ababyeyi n'abahemu kuko biyemeje kuzana umwana w'abandi badahaye umugabo. Ariko tuzanakora research yimbitse tukamenya ese ibyo bintu koko birahari. Yes, hari akabazo gato nayo ifite kandi tunagana ku musozo w'ikiganiro. Hari akabazo hari nk'umumama afite umukobwa ugeze mu kigero cy'ubwangavu, ariko gasanga nagazi kumuganiriza kuko yatangiye kubona ko arimo guteretwa, abahungu batangiye kumutereta, nagazi kugera gute kumuganiriza, ahubwo aratuma iki abandi ngo baze bamuganirize ngo bamumwigishirize. Ese ibyo ubivugaho iki nk'umubyeyi, wowe ubibona gute cyane cyane nk'umukristo? hari indirimbo njya nkunda kubaririmbira ya mama ngo niwe mwiza nyina w'umuntu. Nyina w'umuntu niwe ukwiriye kuganiriza umwana we, akabwira umwana we uko akwiriye kwitwara. Nyina w'umuntu niwe ukwiriye kumenya ko umwana we w'umukobwa yujuje ibyangombwa byose nk'umukobwa. Nyina w'umuntu niwe ukwiriye kumenya ese uyu mwana wanjye ageze igihe cyo gukundana no gushaka, cyangwa ni copinage, ese ni iyihe nama namugira yo muri iyi copinage arimo, uburyo azitwara. Kuko ntago wabwira umwana ngo ntuzavugane n'abahungu yigana nabo, ntago wabwira umwana ngo ntuzavugane n'abahungu asengana nabo, ntago wabwira umwana ngo ntuzavugane n'umuhungu aturanye nabo. Ahubwo mubwire ngo buriya Vincent kugira ngo ubane nawe neza uzitware gutya, kugira ngo umwana namenye neza yuko hari icyo agomba kwirinda.
kera twajyaga tugira ngo iyi ni rengarenga iyi ni renga nkumene noneho akamenya yuko hari rengarenga na renga nkumene, akamenya aho agomba kugarukira mu busabane bwe n'abahungu, akamenya aho agomba kugarukira, ndetse akanamenya niba amaze kugera mu myaka nk'iyi yabatakariza, akabazi ngo ese nujuje ibyangombwa byose by'umukobwa ukwiriye kurambagizwa, ese ningera mu rugo nzaba nujuje ibi n'ibi. Mubyeyi rero niba utari mubibwira umwana wawe ejo bazabimukubwirira nabi. Batakariza we narwara ibiheri ugatinya kumubwiza ukuri yuko ibyo biheri bije ari impinduka z'imisemburo mu mubiri we n'ibiki bizashira, cyangwa se hari n'imiti yo kwa muganga yafata n'ibiki byose, bagatanya kumubwira yuko kugira ngo ibyo biheri bikira ari uko ari buryamane ngo bakamumenamo spermatozoide ngo nibwo ari bukire. Umwana wari yishora mu busambanyi final anatwarinda kubera yuko utamuganirije. Abo bajyana murimo wohereza ntabwo uzi bagufitiye uruhe rukundo, ntabwo uzi umwana wawe bamukunda mu ruhe rukundo, ahubwo wowe gira umwana wawe inama, murere gikristo. Kandi nyavuga ngo iyo umuntu ari umukristo nyamukristo agira abana beza kuruta aba bapagani. Iyo umuntu ari umukristo nyamukristo agira urugo rwiza, apana ariko babandi batwara Bibiliya gusa bajya gusenga, ntago abasenga bose ari abakristo. Gusenga no guterana, hari ugusenga no guterana, hari abajya guterana nyine bagiye guterana nyine, ariko hari n'abajya gusenga nyagusenga kabisa bafite papasi yo gusenga. Arakoze cyane Evangeliste Eliane ku kiganiro kiza duhaye. Yakoze Batakariza ni umwe mu badukurikira kandi bakurikira cyane imbuga nkoranyambaga. Yajyaga agira amatsiko yo kuganira na Eliane, yajyaga agira amatsiko yo kubaza Eliane ibibazo nawe yari afite ku mutima bitewe nuko ibiganiro bye byamwubakaga. Nawe niba hari uburyo wumva ibiganiro bya Eliane kumva hari ibibazo bikwenspiye kugira ibibazo wamubaza, nawe tuguhaye ikaze kuri kamera za ZOOM TV, waza nawe tugagutumira Eliane tukabahuza, hanyuma ukamubaza ugashira amatsiko ku bibazo wari ufite. Mukomeze mudukurikire, mukomeze mudukunde, musangiza ibiganiro byacu bagenzi banyu, kandi mukomeza kuduha ibitekerezo n'inyunganizi ku bitagenda neza. Turabakunda cyane. ZOOM TV24.